Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe, haleluya, Yesu ashimwe, haleluya, Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Iki gitondo tunezejwe n'Imana mu mitima yacu, iki gitondo dushimye Imana yacu, iki gitondo turamburiye amaboko Imana yacu. Ni ukuri twongeye kuvuga ngo Imana ishimwe, Imana igira neza, Imana ikiranuka muri byose, Imana nyamana, Imana ishobora byose, izinze ijoro izinguye amanywa, yakwimanye nanjye yanyimanye. Mu minsi itambutse twabonye gukomera kwayo, twabonye ineza yayo ku buzima bwacu, twabonye kugira neza kw'Imana yacu. Nyemerera uhereze Imana icyubahiro, ushimire Imana ibyo ikoze muri iri joro ritambutse, ushimire Imana uburyo ki yabanye nawe, ushimire Imana uburyo ki gukandagije muri uyu munsi, ushimire Imana ibyo wakoze mu minsi itambutse, ushime Imana ko yakojeje isoni ababisha bawe, ushime Imana ko yagufashe ikagukomeza. Shima Imana muri iki gitondo, banza Imana, banza amashimwe y'Imana n'ibyo kurya yishimira, banza uhereze Imana icyubahiro mbere y'uko ujya muri gahunda zawe za buri munsi. Banza Imana hose muri byose, biragize Imana ishinganishe mu maraso ya Yesu Kristo, amaraso ya Yesu Kristo agutwikire, ishinganishe mu maraso ya Yesu Kristo, Imana ikurebere mu maraso yayo ikugirire neza. Banza Imana hose muri byose, banza Imana ku bawe no ku byawe, Imana nishimwe. Haleluya. Ndabashuhuje inshuti zanjye, abo tubana mu mwanya wa nibature, bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tubanje Imana kandi dushimye Imana. Iki gitondo turacyari muri teme yacu yitwa iherezo. Twasobanukiwe neza yuko ikintu cyose gifite itangiriro kigira iherezo. Dusanga ko n'umuntu agira igihe cyo kuvuka akagira n'igihe cyo gupfa, ariko twasanze ko abantu bose bapfa, ariko hakabaho abazakanguka bagakangukira guhindurwa nka Kristo, bakabana na Kristo. Hakabaho n'abandi bazapfa urupfu rwa kabiri, bazakangukira gukorwa n'isoni. Uko ni ukugira iherezo mu buryo butandukanye. Rero ndakwifuriza ko wabera amaso ubugingo bwawe. Jambo ryaratubwiye ngo iyo baba abanyabwenge ngo baba bamenya ibi, baba bitaye ku iherezo ryabo. Imana ishimwe. Nyemerera rero muri iki gitondo dukomeze kuba muri iryo jambo. Nawe usabe kuba umunyabwenge, uzajye wita ku iherezo ryawe, urebe ibyo urimo n'ibyo ukora, ujye ugenda wibaza ngo ariko se iherezo ry'ibi bintu, ese ingaruka z'ibi bintu, ese amaherezo azaba yahe? Imana nishimwe, kuko uri mu isi, icyo uzakora cyose uzagororerwa. Imana igitabo cy'imirimo bizandikwamo, ariko ukiri no muri iyi si, isi nayo izaguhemba. Isi izaguhemba ibingana n'ibyo ukora. Isi izaguhemba. Ubaye rero umunyabwenge, wakita ku iherezo ry'ibyo uvuga n'ibyo ukora. Imana idusange, Imana itugire neza. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana. Ni igitabo cya Salomo umubwiriza, ibice 7. Twisomere umurongo w'8. Handitse ngo iherezo ry'ikintu riruta itangiro yacyo. Imana ishimwe. Iherezo ry'ikintu riruta itangiro yacyo. Dushatse kuvuga iki? Iherezo ubundi ni rezilita. Iherezo ni igisobanuro cy'ibyo wanyuzemo. Iherezo ni ahantu ushobora kugera ukabenefisiya, ukakira igihembo cy'ibyo wakoze. Niyo mpamvu umunyabwenge Salomo avuze neza ngo iherezo ry'ikintu riruta, iherezo ry'ikintu riruta itangira ryacyo. Ni ukuvuga iyo ikintu ukigitangira, uba utaragera aho ushobora kubona umusaruro mwinshi mwiza, mwinshi cyangwa mubi. Rero iherezo ry'ikintu riruta itangiro ryacyo. Bisobanuka neza, iyo ugize iherezo ribi, mbese urababara cyane.
kuruta iyo bigitangira biba bigifite igoragoza, ushobora kugoragoza cyangwa ukanabihindura cyangwa ukihana. Itangira rero, iyo uri mu itangira biba bigishoboka ko ureka ibyo bintu, ariko iherezo ry'ikintu riruta itangira ryacyo, kuko iyo bigeze ku iherezo ntabwo uba ukibigoroye. Iyo bigeze ku iherezo ntabwo wabireka ngo ubikosore. Iyo bigeze ku iherezo uba uhagaze kuri point finali yo kwakira ingororano z'ibyo wakoze. Tuvuge iyo wenda se wabayeho uri umusambanyi, bikagera ku iherezo ry'uko urwaye cyangwa winjiye mu ngaruka z'ubwicanyi warishe, ntabwo uba ugifite uburyo bwo kubikosora ako kanya ngo ubireke. Donc biba byarangiye. Iyo wageze ku iherezo ni kuri finali. Kuri finali, iyo umuntu ahagaze kuri finali ntabwo wamera nk'uri gutangira ngo avuge ngo menye yuko iki kintu ari kibi ndakiretse. Mwitangira umuntu aba ashobora kugorora ibintu, mwitangira umuntu aba ashobora kwihana, mwitangira uba ushobora guhindura. Niyo mpamvu ijambo ritubwiye ngo iherezo ry'ikintu riruta intangiriro yacyo. Uwo mutima wihangana aruta umutima w'umwibone. Iyo wihangana uruta umuntu ufite umutima w'umwibone, wibonekeza, wishyira hejuru, wikakaza. Mutima w'umwibone nyirakazi zitereyemo. Mutima w'umwibone abasha no kubeshya. Mutima w'umwibone abasha no kugambana. Umutima w'umwibone, ubwibone bushobora kumukoresha ibyaha bitandukanye, ariko umutima wihangana, haleluya, aruta umutima ufite umutima w'ubwibone. Imana ihabwa icyubahiro. Ugira umutima kwihangana. Niwihangana uzagira iherezo ryiza. Niwihangana uzasarura kunesha. Niwihangana uzasarura ubutsinzi. Niwihangana, igisubizo cyo kwihangana. Shinyiriza wihangane, Imana izaguteturura, izakugira neza. Niwihangana uzagira iherezo ryiza. Niwihangana uzasarura umunezero kuri finali, nawe ku iherezo ryawe Imana izaguha ijambo kuko wihanganye. Imana nishimwe. Imana izaguhemba kuko wihanganiye ibikugerageza, kuko wihanganiye abakubeshye n'abakubeshye, kuko wihanganiye abaguharabitse. Komeza wihangane kuko wihanganiye abibone. Komeza wihangane, uzagira iherezo ryiza. Imana ibaha umugisha. Imana ibahe weekend nziza. Imana ibanezeze. Abazagira ubukwe muzagira ubukwe bwiza. Abazagira ingendo muzagenda amahoro. Abazagira izindi gahunda zitandukanye, Imana ibagirire neza. Imana ibaha umugisha. Shalom, shalom.